muraho neza, reka mbasuze kandi mbifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Hari abagenzi banjye bari bamaze iminsi banyandikira cyangwa se bambaza bampamagara ngo mbabwire uburyo ushobora gusetinga WhatsApp, hanyuma wajya wandikira umuntu noneho iyo contact ikagusubiza message yanditse ukuntu. Noneho kano kanya nje gusubiza ikibazo cy'abantu bari bamaze iminsi bambaza. Hari utuntu n'utundi WhatsApp igira uburyo batari ibintu nyine byo kuba warebera aho ngaho, ariko biba bisaba kugira ngo nyine ubanze ubimenye n'uburyo ufite WhatsApp ubashe no kuba ugize no kuyikoresha. Ndavuga nko ku bantu bafite social media, ku bantu bafite ama YouTube, TikTok, Instagram ndetse n'ibindi, ushobora kwifashisha iyi WhatsApp business ikabasha kuba yakwamamariza. Ni ibintu byoroshye cyane kuko nanjye ubu ngubu nibwo buryo nagiye nkoresha kugira ngo social media zanjye zibashe kuba zazamuka. Rero nta kindi rero bigusaba usibye kuba ufite WhatsApp business, nta kindi. Hagati aho ngaho rero ndagira ngo ngushishikarize gukanda subscribe ndetse like kugira ngo uduhe umurava. Iyo ukanze subscribe ugakanda n'iyo nzogera bituma video zacu zitagucika, ndetse ugakanda na like niba wakunze video zacu dukora. Iyo ukanze like burya uba uyihaye imbaraga kuba yajya mbere. Rero ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi wa none ngarutse kugira ngo nkwereke uburyo ushobora gusetinga WhatsApp, hanyuma umuntu yajya kwandikira message wenda kubwira ngo hayi cyangwa se bimeze bite cyangwa se muraho neza, noneho WhatsApp igahita imusubiza rya jambo wasetinzemo. Ishobora kuba wasetingamo ijambo wenda ryo gusuhuza cyangwa se ari link washizemo kugira ngo bajye baca kuri dashboard ya website yawe, ndetse yaba ari TikTok cyangwa se YouTube cyangwa Instagram, iyo link ikabasha kuba yabageza kuri iyo dashboard ya social media. Ubu nonaho ushobora kubona filime z'urukundo nziza cyane uciye kuri YouTube. Uzaza wandikemo Alpha Benda ukoresheje telefone yawe na machine birakunda, nurangiza ubone iyo channel yacu. Niyo wakwandikamo Alpha Benda Studio, murabona ko ari zina rya channel. Hando yacu ni Alpha Benda. Uzaza rero kuri iyi home ugifungura channel yacu, uza scrollinga umanuke ntuzagenda udakanze subscribe kuri Shimwa Rusi ndetse no kuri Irida Shimu, no kuri Irida Sports, no kuri Mwarime Eugene. Hano hacaho video z'ubucukumbuzi bwinshi cyane bwa technology. Izo nizo channel rero dufite kugeza uyu munsi. Utibagiwe no gukanda subscribe kuri Irida Sports, hacaho imikino nayo turimo kubibategura byinshi cyane. Ariko ndagushishikariza gukanda subscribe n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa. Buriyo iyo ukanze subscribe byonyine video ntabwo uyibona neza kandi ntabwo ikugeraho vuba, ariko iyo ukanze n'inzogera video yacu uyibona vuba, uyisanga muri notification hejuru muri telefone yawe, ukabona nka gutya, ukabona kuyibona. Rero kugira ngo uzabone video zacu, uzakanda hano ugifungura channel, uzaza ukande hano kuri video. Murabona hariho video imwe, ariko turimo kubategura nyinshi cyane, ntabwo turaba kuzirekura uko zakabaye. Turi gutegura video nyinshi kugira ngo zizageze bashimisha, kandi ni video nziza zubaka, ni video nziza zubaka ibintu by'urukundo. Abantu bakunda filime z'urukundo, abantu bakunda inkuru z'urukundo, nahangaha zizajya zica. Ndagushishikariza rero gukanda subscribe kano kanya utazajya ucikwa.
ndagira ngo rero kano kanya mbibereke. Uzaza ufungure WhatsApp yawe, nurangiza ni WhatsApp business, nurangiza uyikandeho, uzaza ujye hano, ngira ngo muri kuhareba, ujye hano handitse tools. Kano kantu ngira ngo ntabwo abantu bamwe bari bakazi, kubera ko ni akantu keza cyane kuri WhatsApp business. Ni nako kantu gashobora kuba kakugeza ahantu ushaka kuba wakwinjira, cyangwa se wajya gusetingamo WhatsApp yawe kugira ngo izajye yandikira abantu, cyangwa se isubiza umuntu wakwandikiye message isanzwe. Tuzaza tuhakande, nituhakanda bazatujyana ku gapaje kameze gutya. Murabona ko ni agapaje kerekana status cyangwa se view za status. Tuzaza hano hepfo, ahangaha muri kuhabona, tuzaza hano hepfo iyi greeting message, ngira ngo murimo kuyireba. Iyi ngiyi, muri kureba n'icyo bita away message, muri kureba n'icyo bita quick replies. Utwo tuntu dutatu nitwo tugiye kuba twaganiraho, cyangwa se nabereka uburyo ushobora kubisetingamo. Tuzaza dukande hano muri greeting message. Hano muri kubona ko harimo amagambo. Hano kano kantu uzasanga ukiyifungura uzasanga iyi page nyine igaragara gutya, ariko hari amagambo baba barasetinzemo y'ubwayo kugira ngo nyine nawe uzagire icyo yahinduraho. Hano hari uburyo ushobora kubukora bukagenda neza. Uzaza banza ufungure kano kabuto, aka ngaka, nurangiza kugafungura, nigafunguka bizahita bigaragara. Noneho kandi hano muri greeting message afungure, hazaba harimo amagambo ameze gutya. Wowe ushobora kuba wayareka, cyangwa se ukaba washyiramo link ya website, cyangwa se ukaba washyiramo link ya YouTube channel yawe, cyangwa se ukaba washyiramo n'ubundi butumwa runaka. Ushobora kushyiramo ka message kazajya kagera kuri buri umwe wese. Nakubwira ko nyine hano hantu aba ari aho kwitondera, kuko ntago uzabikora ku muntu umwe gusa. Umuntu ukwandikiye wese aka ka message kazamugeraho. Icyo nshatse kukubwira nuko iyi message uba washyizemo hano, uzashyiramo message yiyubashye, ntabwo uzashyiramo message iyo ari yo yose. Ariko uba ugomba kwirinda yuko iyi message ku muntu yageraho wese, ugomba kwakira n'imbogamizi, cyangwa se ukakira n'uburyo umuntu agufatamo. Ibyo byose ushaka kubikora wakwakira uburyo umuntu nyine yabifashe. Ushobora kuza ukandika wenda ngo ikaze kuri, wenda ikaze kuri company yacu, kuri company yacu yitwa gutya, wenda yitwa company yacu yitwa company yitwa wenda, ushobora no gushyiramo izina rya company, cyangwa se ugashyiramo na website. Ushobora kuza wenda tuvuge, kansubira inyuma, ndaza gusubiramo.
wenda reka tuze dufate nk'aya magambo. Nzabereka uburyo ushobora gukora akagurupe kawe ku buryo wajya ububiko bwawe bwa WhatsApp, ku buryo wajya ububikaho ibintu. Wenda reka tuvuge iyi link ngira ngo muri kuzireba. Wenda ukaza ukafata nk'iyi link yo hepfo ukayikopiya, warangiza kuyikopiya ukazamo hano muri greeting, warangiza kuzamo hano. Wenda umuntu thank you for contacting gutya, ukaza ugahita ushyiraho ngo wenda after dio this link, ugashyiraho utudomo tubiri, siga umwanya, warangiza ukaza ugapestingamo ya link. Wenda ukashyiraho ijambo ngo thanks, thank you, ugahita ubisevinga gutya, ugahita ugasevinga, ugakanda kuri OK. Ngira ngo OK muri kuyireba hano hasi. Warangiza ugahita ukanda kuri save hano, ubwo kaba kagiyemo. Na hano uzaza nyine aba ariko uzabikora. Na hano uzaza ufate ya link twayikopiye, niturangiza tuze hano muri away message tukandeho. Turangiza gukanda twandike wenda after dio this link, ni ukuvuga ngo iyi message iravuga ngo ntabwo duhari, turabashimiye cyane ku bwa message ariko ntabwo duhari aka kanya, dufite kuza kubasubiza ari uko mubanje gukanda ino link. Ni ukuvuga ngo iyi message iba ifite ukuntu nyine isubiza umuntu, cyangwa se umuntu yakireba iyi message agahita yibwira ko nyine agomba kubanza gukanda iyi link kugira ngo nyine aze, hari n'ugikanda akakwereka ko nyine yakanze subscribe kuri chaîne yawe, cyangwa se hari ibyo yasanzeho bikamunezeza. Burya uba urimo kwamamaza ibikorwa byawe ukorera kuri social media uciye kuri iyi WhatsApp business. Iyi ni WhatsApp business ikorwaho buri kimwe, yaba ari n'ibindi nzagenda mbibasobanura uburyo ishobora kuguteza imbere cyangwa se ikakuzamura kuri social media utari ubizi. Iyi niyo WhatsApp muri ubu buryo, kwa kundi abantu baba barira cyangwa se ngo twabuze subscribe cyangwa se twabuze abaturebera ibintu. Ubu nibwo buryo nagiye nkoresha, nta bundi. Ushobora no kwamamaza ibikorwa byawe biciye mu kubashyizeho amafoto. Umuntu wenda warakoze nk'akantu karimo amafoto runaka y'ibicuruzwa, warangiza ukaza ugapestingamo link gutya, umuntu wese ukwandikiye azajya ahita abona iyo message imugeza ku kanya. Ugifungura WhatsApp uzahita ubona iyi message ikugeza ako kanya. Ni ukuvuga ngo uzanyandikira, numara kunyandikira nanjye mite WhatsApp izahita gusubiza ngewe ntuje, cyangwa se ntayiriho, cyangwa se ntarayijyaho, ihite gusubiza bwa mbere na mbere. Ni ukuvuga ngo uzigomwa cyangwa se wakire imbogamizi uzahura nazo mu buryo iyo message wenda wasetinzemo izagera nko ku muntu wenda utabyifuza cyangwa utabishaka. Ubwo nawe ufite ukuntu uzabyakira, ariko nyine mubwiye ko ari uburyo ngewe nkoresha kugira ngo social media zanjye zibashe kuba zazamuka. Uzaza upestingemo iyi link nanone, nurangiza uvuge ngo thanks, thank you gusa. Hanyuma
ukande dani, nukanda dani hano bazaguha akajambo kanditse ngo okay, nurangiza ugakandeho, nurangiza ujye hejuru ukande save. Ariko ndashaka kubasobanura ko hano ari uburyo schedule ni urabona ko hano hantu baba bari kukubwira ngo baba bari kukubwira uburyo message ishobora kugenda igihe icyo ari cyo cyose. Kuvuga ngo wowe ngewe kubera ko message nayo setinze muri WhatsApp ishobora kugenda igihe icyo ari cyo cyose. Noneho custom schedule nayo nta kibazo, ariko outside of business hours ibi nabyo ntabwo ari ngombwa. Icyambere cyo nuko uzaza ukemeza kuri rino jambo ryanditse ngo always send. Nimba ushaka kuzamura social media cyangwa se website, uzaza ukande always send. Ni ukuvuga ngo ntafunguye WhatsApp yanjye, wa wundi akaza kunyandikira nkahita nyifungura ako kanya. Iki uyifungura nk'abantu bangahe, wenda nka 20 banyandikiye, ni ukuvuga ngo iyo message cyangwa se iyo link nashizemo cyangwa se nka pastingamo izahita bageraho ako kanya, bahite basura ibikorwa byanjye nkoreraho. Icyo tukivuye noneho kuri recipients everyone not in address book. Hano ni hahandi uzahitamo hahandi nashaka kugira ngo ngusobanurire izambogamizi wagiraga z'uko message yajyaga kuri buri mwe wese. Ni ukuvuga ngo hano turamutse dukanze kuri everyone, yaba utemeje muri telefone, yaba uwo wemeje muri telefone, ashobora kubona iyi message. Kubera ko ngewe nemejemo everyone not in address book, babandi batari bo ntanditse amazina cyangwa se ntemeje muri telefone, nibo iyo message ihita ijyaho. Iyo nakwanditse cyangwa se nkandikamo izina ryawe kuri contact yawe cyangwa se kuri nimero nkemezamo izina, iyi message ishobora kugenda igahita igera kuri wowe ako kanya. Kuri everyone except ni ukuvuga ngo uhitamo umuntu ushaka uretse babandi nyine udashaka. Noneho only send to uzaza nyine uhitemo contact ziri muri WhatsApp z'umuntu ufite WhatsApp ushaka ko iyo link izajya igeraho. Hano ni muri bwa buryo bwo kwirinda cyangwa se kwirinda imbogamizi cyangwa se ibibazo ushobora guhura nabyo mu gihe umuntu wamwereje iriya link akabasha kuba yakubwira nabi se cyangwa yagutuka inbox muri message. Ntabwo ari byiza, ahubwo wowe uzaza uhitemo buno buryo bworoshye mu gihe utari umuntu ushaka kwamamaza ibintu by'ibikorwa byawe, cyangwa se umuntu udafite amashene kuri YouTube, udakora kuri YouTube, ari umuntu usanzwe waho ngaho, ushobora gukora ukaza ukemeza buno buryo. Umuntu rero ufite social medias ni kuri buri mwe wese ushobora kuza ukakanda hano kuri everyone kugira ngo nyine ibikorwa byawe bitere imbere utitaye kuri buri kimwe. Nurangiza uzaza ukande save. Narangiza gukanda save, hano bazatujyana tugeze ku ka gatatu, bazakuzana hano kuri quick replies. Aha hantu rero kuri away message ho tuvuye, ni ukuvuga ngo ni message y'umuntu wakwandikiye ari kure, Iyi ngiyi nababwiye ko ari message yindi yo gusuhuza, ushobora kugusuhuza ako kanya igahita ikugeraho. Noneho hakaza indi y'umuntu uri kure, aha ni ku muntu uri kure. Noneho kariya ko hepfo akaba ari ku muntu, ni akantu mu gihe imwe itagiye kano gahita kagenda. Noneho tukaza tukareba, muri kubona ko nyine buno buryo ni uburyo bworoshye cyane, ni uburyo butatu kugira ngo muri kubureba.
aka mbere, aka kabiri, aka gatatu. Buno buryo butatu rero uramutse ubukoze cyangwa se ukapesitingamo iriya linki ni ibintu byiza cyane, ukabikora nka kuriya mbikweretse, bishobora gutuma social media zawe zizamuka mu buryo utaruzi, wiyicariye kandi utuje. Nanone ni akantu mu gihe wa wundi ashobora kugusuhuza ngo hayi bite ibiki n'ibiki, wenda uratuje uri muri business zawe, hari ukuntu wenda umaze nk'icyumweru cyose uhuze, ushobora kuza ugasetingamo cyangwa se ugashyiramo ijambo muraho neza gutya na gutya, ukababwira ushobora no kubabwira uti muri iyi minsi ntabwo mpari cyangwa se ndahuze, ukaza ukemezamo iryo jambo ryonyine, warangiza ukicecekera. Hanyuma kubera ko udashaka kujya kuri WhatsApp cyane inshuro nyinshi, wenda wibereye ku rundi ruhande, uri kureba nk'izindi social media, ariko ntufite uburyo ushobora kuba wajya kuri WhatsApp ako kanya, ushobora kuza ugafata ijambo ukarikora neza cyangwa se ukaryandika ahantu, warangiza ukaza kuryemezamo hano ahantu hose. Warangiza kuhemeza hose ukarishyiramo ukaryandikamo, warangiza kubibikamo, umuntu uzajya ukwandikira azajya abona iyo message imugezeho, wenda imubwira ngo ntabwo duhari kano kanya, tuzagufasha mu kindi gihe, ntabwo duhari kano kanya, wenda dufite ibyo duhugiyemo, turi mu nama, turi mu biki, ibintu byose ushobora kuza ukabishyiramo hano, ubundi wowe ukituriza ibintu byawe bikagenda neza. Ubwo rero nibwo buryo nagiye nkoresha bwo kuzamura social media zanjye, nta kindi. Ubwo butane tugaruka tuzareba uburyo ushobora noneho kuba wasettinga WhatsApp yawe kugira ngo uyirinde abantu bashobora kuyinjirira cyangwa se bashobora kwemezamo email bakabasha kuba bakwibira amakuru, cyangwa se kwakunda abantu uburaho wajya kwinjira muri WhatsApp ukajya kubona irabuze cyangwa se yanze gufunguka, burya baba barayihakinze bakayinjira. Nzaza rero ubutamu yindi video nkwereka uburyo ushobora kubikora, none ukirinda abo bajura bakwinjirira muri WhatsApp yawe bakaba bayitwara cyangwa se bagatwara account yawe kandi utarigeze uyiyandikaho. Murakoze rero, mukomeze kugira iminsi myiza y'iminsi mikuru. Mwari kumwe na mwarimu Eugene. I love you guys.